Kucyo ushaka kumenya wagiure kare buri kwimena inzoga kumenyera hanga hano ni wawe Yesu we ubakira wagiureka ubakira ashobora bimbwira neza ubakira umurayi bufite sha mana we uburayi bufite ziba ubakira wanika ayo mazi turabitire kuri aya Ziba nakubwiye ngo ziba uzanye kuzana ibintu nk'ibyo ngibyo byo gukora iki ntabwo hari igihe bino bisatsi nzagira nkabica agize umuntu hari igihe nzagira nkabica ngegana nawe oya ntabwo ungana nkanjye ngegana nawe oya basi mambo wambesire uzongera kumenyera ntabwo nzongera nakuzirika iminsi 3 arasamye nta kintu akora habe na kimwe ahubwo baraha afite akaguru ka Papa Keira ubwo ntabwo ushaka gufata umwanya ukaza tukaganira we cyane sana ubwo n'indi iri kukumva ukabona udashobora no kumbaza ngo umwana yaramutse atamize ute ndabagira iki kintu ngo iki Yendera abana nise kuvuga by'abana dore kandi uzi no kwitera amaparufe utavuze kibi cyawe noneho witera parufe yanjye ukayitera nk'uyoga ase parufe yawe nagatangaza ko numva utagiye gusakuziriza parufe niteye nyinshi uretse uri gushaka tuganira ibi reba nk'ubu uzi umwana ameze gute uheruka kumbaza amakuru y'umwana ryari utaha ryari umwana bari ibyo ibintu mba ndi kukubaza nibyo uri kunsubiza nanjye nakubajije umwana bari muheruka ryari subiza usigaye utaha amajuru ngo wavuye mu mipira ngo sinzi yakinnye hamwe ngo sinzi ngo yatsinze ngo sinzi byagenze aca ntabwo nyishira uduraso ku mubiri ngo mba nicaye mangayitse mvuga ati umugabo arataha ryari hari n'isoni Keira azamangayikisha nawe umangayikishe Simakero utabyutse usakuriza ngo ntabwo kumufita amahoro kubera icyo utaha amajoro ngo watashye saa 5 uri wumva uwo mugabo hano ngaho duturanye uri wumva ataha amajoro nsubiza uzajye kubayo uri wumva ataha amajoro nyine uzajye kubayo nagatasamo yaba yigeze mu rugo rwe uko yebura urugo rwe ntabwo ngiye nyobora urugo rwe je nabona iruba muri runo rugo uri wambona n'umutsi wari mwe n'akaretse bari bagusohora mu nzu hano ninde kubwira ngo ahaye ninde kubwira ngo ahaye ni wowe ninde se turi kuganira hano ako wajya ubaseriye ntabwo wajya ubaseriye kandi igihe nzagukura ayo menyo ubyita imiki uzagerageze uzaza ujya kuyakura abantu mwirirwa na muba murebana imipira nta n'isoni umwana amaze icyumweru akumbaza icyumweru cya kabiri cya gatatu nari gushaka no gufata umwanya uvuga atereka mbasi njye guganiriza umugore wanjye ubu duheruka kwicara ryari mu cyumba ngena tukaganira umeruka ryari hari umunsi naba ndahangaze ubuse mama tugeze sangaze ubuse tugeze sangaze ntabwo ari saa 5 ngo nasaraye uno mugabo hano ntabwo ajya kureba umupira ariko umugabo wagiye kuba yakagushaka wagiye kuba yakagushaka njye kuba yanshake wamvanye mu rugo ngo bigenda bite ndi kukubwira uriya mugabo njye mbona kurusha na discipline yita ku mugore w'icyo ni icyambere nibwo yabahahiraga kuri ibi byose agataha yasinze azi kwita ku mugore we naho wowe utasasa bazijoro wasinze ngo agiye kureba mu match ngo uri kumwe nabande utashye wamburiye umwana nuzi ngo yakoze devoir nuzi ngo bimeze bite uzi imyaka Keira afite
urayizi kubura wasamye ngo uri papa we uzi n'ikigo yigaho ako ninde wakuna uburangaswe nyine nguragiye parufe yanjye umaje kuyoga bise nibiki ibi ni ibiki ngo parufe ibi ni ibiki ibi ni ibintu kunyurira ibi se ntabwo nabigura mani jya ubasere mu mutwe wawe ureke kumenyera genda nyine jya ntukabyuka umenyera kuko ntabwo ngana nawe nta nubwo we wanshatse ugiye dutinye Imana tuvugisha ukuri ugiye ku cyumweru haba akahe kazi ku buryo ushobora kubyuka umugabo muzima uteramo urutoki inkweto n'ibiki byose ukabyuka mu gitondo ugenda uno mugabo wa hano ngaha ntabwo aryamye njye ntiwongera kumbwira abagabo atuma nkukubita ino telefoni nkayimena abo bagabo uzagenda ubasange turumvikana uno mugabo ntabwo yirirwa asangira uheruka kurya ibiryo by'ahantu ngaha ryari ubundi nta n'isoni nyine uraza nijoro saa saba uno mugabo wa hano jya ubona atasasaba ndakubaza saa moya ntabwo bageze uwo mugabo akomeje kumbwira wagiye ugashaka uriya mugabo ujya umureba wirebe uri kumva ndi kugutanga example abagabo bandi ibintu bakorera abagore babo wowe utagishobora nta n'isoni ibiki yita ku mugore we none se kurya n'itegeko barasangira uri kumva kurya n'itegeko se kurya ahangaha mu rugo n'itegeko uzaza uhaha nurye birumvikana none se mwabuze icyo kurya nyine uzaza uhaha nurye si byumvikanye ngaho ugenda imbaraga ugiye kureba ugenda ubarebe kandi nakubwiye ngo hari umunsi umwe nzaguca ibyo burimo ni ibiki urabyuka unsakuriza wowe ukora icyo ahangaha imyenda amaje gufura wayifuze nsubiza aha hantu hose ko nahakoropye dore nk'ubu dore intebe zirashaje ntabwo ushaka kwibwiriza ngo ugure intebe bano bantu hano ruguru baguze intebe baguze ibiki byose baradebye none wowe uri kuzumbwira ngo ibiki ubundi wowe wazafashe roje ukavuga ati cyangwa se agashaka kandi hantu ujya kuba ukatubisa ngiye n'umwana wanjye basi tugafata umwanzuro yuko utanaba hano ngaha tukabimenya umuntu bahantu utanahaba nta n'isoni ahubwo sinzi akantu nirumye nibwo uno munsi ndi burya inyama runo rugo ruheruka kurya inyama ryayo hano inyama se wazajya kuzizana kwa nyoko muri runo rugo ntabwo uzana hari inko wazanye muri runo rugo ntabwo batetse hari inkoko wazanye izo nkoko ushaka uzajya kuzizana kwa nyoko ibishyimbo nabyo gira impanuka babibonye yego disi genda ariko kuri uri igiki umuntu ukiri marima uri igiki ndi igisi cy'amete wiri kuzenguka mu ngo z'abantu ureba ibyo abandi batetse ko abagabo bazigutekera se ko baziguhahira ubwo aho uzirira abagabo uri kuvuga ugiye kugenda mu zisane nawe ubwo abagore usigaye ugurira inyama none se hano ngaha muri urwaye wari wumva mvuga abagore mu kanwa kanjye nk'ukuri none se ryari wumva mvuga abagabo kandi numva wasaze ngo abagabo ndi kuvuga umugabo waje kuba hano se waje kuba hano utazi umugabo hano duturanye uyu waha ujye umureba wirebe kuntu twashakanye umeze neza kandi uzasubira iwanyu ushakane n'abandi bameze neza ndi imbobo mfite iwacu ahubwo urenze no kwigira imbobo mfite iwacu niba ushaka kumamagara ukamwa ngo nicare hano nanagenda urega unagiye twanakwirukana muri ino nzu tudutebe twawe dushaje ukanatujyana uri kumva isiga ibiburara byuka mu gitondo bangatwa bakajya gushaka iyo bazerera ubwo babuze aho ujya kuzera akaguru kawe bangatwa se bangatwa ibyo batahashye umunota umwe wo kwirirwa turi kumwe nyine genda sheri bangatwa ibyo batahashye genda mu bebe inkora ngaho genda kandi hari umuntu uri gukinisha ushobora kuba utamuzi genda nyine umuntu uri gukinisha ushobora kuba utamuzi genda umuntu uri gukinisha ushobora kuba utamuzi ushobora kuba utanzi hano ni iwanjye nyuma yo kuba iwanjye naragushatse ntabwo wanshatse ikindi kintu cya kabiri cya gatatu nta muntu wagusohoye mu nzu umwana ntibamwirukanye ngewe umbaze iki genda nyine sheri
unyihanganire. Ushaka uri gukina n'umuntu utazi wowe. Umunsi umwe nzagushyuhiriza amazi. Utwike. Ngo? Ntacyo sheri. Ngo? Nzagushyuhiriza amazi. Ni sinubwa mbere nagushyuhiriza amazi ugiye koga. Uzamenaho amadahano uri amazi y'ubugari. Amazi y'ubugari. Ngiye kurebana nawe. Ni amazi yo koga. Ngiye kurebana nawe. Ubugoryo ufite wowe mu ino minsi buragushiramo. Ibyo bintu uvuze uraza kubizira. Uno mugabo ntabwo yirirwa asangira uheruka kurya ibiryo byanuga harya rubundi. Ariko se uwo mugabo akomeje kumbwira wagiye ukamugashaka. Uriya mugabo ujya umureba wirebe uri kumva. Ndi kugutanga example abagabo bandi ibintu bakorera abagore babo utagishobora. Nani soni. Umunsi umwe nzagushyuhiriza amazi. Utwike. Ngo? Ntacyo sheri. Ngo? Sasa waziragiza. Reba isaha utashye. Sawa saa 8. Ibyo navugaga. Umugabo muzi. Sinashye wanjye. Icara sheri. Sinashye wanjye. Yayicara. Kandi narakubwiye bwa nyuma n'ubwa mbere. Ninzoge kwinjira hano ngo unyakirize uwo munwa wawe mubi. Tera umwaka. Yayicara. Nakubwiye ngo muno minsi ngiye kurebana nawe. Ubugoryo ufite. Wareka kwiyahuza inzoga gutyo. Kuntu buri kunywa inzoga. Sinjye baziguze se nawe uzingurira. Wongorera inzoga ahangaha. Wajya kunjuriza amazi. Sibyo wavuze. Uze kujya kunjuriza amazi. Amazi y'iki se urumva nagushyiriza amazi y'iki? Yanuzanire ishoko. Gira vuba. Giye kurara mu ntebe se? Yanuzanire ishoka y'umweru imwe y'umuhondo kinge hari. Yavamo. Aho nzajya nkubwira ugende wihuta. Ese ubu uri kugenda? Surubo uyoboye uko bwije.
Suki kurara mu ntebe zino saha. Ndakoko njye kurara mu ntebe. Nawe ibiturugira nimba ubikura cyangwa umusazi. Se amashuku ugiye kuyakoresha iki? Ugiye kurara ucura. Cara hano. Kandi ujye ugabanya umuntu. Ntabwo ngana nawe. Umva umutwe wandiye, mva ntabwo wabyize. Amazi ujye kumena aho washyuhije. Ayahe mazi? Wewe wabuze ibyo kurya? Warabibuze? Papa kero uri umusazi. Wabuze ibyo kurya? Umusazi batinyuka ukankubita. Sikuri umusazi. Ndaje muri kundi umusazi. Zaba uzajye no kuyobera hirya. Yewe wacu ntabwo twakuze dukubitwa. Na n'isoni. Ntabwo muzanakubita. Amabyiwe. Utaha wasinze wigize kagarara na n'isoni aho ugashaka kumagiraho. Ninde tutse ngo namabye? Ninde wundi turi kumwe hano? Ninde tutse ngo namabye? Ninde ya computer shaka. Ninde uri gutwa ngo namabye? Ntabwo ari wowe n'ukuri kw'Imana. Icara hanga. Numenyere. Umwana ari kurira. Ari kurira. Ngenda ndamabye. Njye ntabwo uramabye. Ngenda. Icara no hasi. Wareka kwiyahuza inzoga gutyo pe. Nze mwereke ko ndamabye sha. Ndagukubita rino vide. Ndagukubita rino vide. Basi mbabari. Ntabwo uzi kuri umugabo kibasumba. Kibasumba amazi. Oya bebe uri mwiza urarenze nta n'umugabo wundi ukurenze pe. Kibasumba. Ujye utahira igihe cyose ushakira uru rugo n'urwo. Akucyumenyera. Ntabwo nkumenyera n'ukuri kw'Imana sibyo. Pakira wagiye ureka. Kucyo ushaka kumenyera. Wagiye ureka reba uri kwimena inzoga. Kumenyera hanga. Hano ni wawe. Yesu we. Pakira wagiye ureka. Pakira. Arabimbwira neza. Pakira. Umurayi bufite sha. Mana we. Umurayi bufite. Ziba. Pakira wanika. Ayo mazi turaje kuri ayo. Ziba. Ziba. Nakubwiye ngo ziba. Agize umuntu nawe. Nakubwiye ngo ziba. Reba hano. Uzanyohereza amazi. Anze nkwereke. Ntabwo nabivuze nkomeje. Nabivuze ari imikino. Mana uri kumeza umwuka. Uri kumeza umwuka. Se mugabo mwiza. Oya n'ukuri ntakinagara. Asugurumba ntabwo utwika. Ako uzi oya mbabarira hasi. Mbabarira. Uzi wandiwe. Ndakuzi. Uzanye kuzana ibintu nk'ibyo ngibyo byo gukora iki? Ntabwo. Hari igihe bino bisatsi nzagira nkabica. Agize umuntu. Hari igihe nzagira nkabica ngegana nawe. Oya ntabwo ungana nkanjye. Ngegana nawe. Oya. Basi mambo. Wambesire uzongera kumenyera. Ntabwo nzongera. Nakuzirika iminsi 3. Mu cyumba vuba. Gira vuba. Gira vuba mbesire. Ziba.